Yes, bihe byiza nanone kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mushima Imana kandi nizere ko muri amahoro, nizere ko muri kumva ibintu bimeze neza cyane. Ariko birashoboka ko ushobora kuba utameze neza, birashoboka ko ushobora kumva ubuzima butameze neza cyane. Rero iyo ubuzima butameze neza umuntu arihangana kuko ntabwo ibintu bihora bimeze neza. Umunsi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikaba bimeze neza cyane. Ubuzima aba ari gatebe gatoki. Ni mu nkundi rero tunyarukire hirya no hino ku isi, ari kugenda havugwa ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye, ariko cyane ndaza kwibanda kuri Gafaranga, Bishop Gafaranga. Ngira ngo muzi amakuru ye, benshi bagiye bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe bati Bishop Gafaranga yafungishijwe n'umugore we, abandi bati Bishop Gafaranga yafungishijwe na famiye y'umugore we. Mu by'ukuri abantu bagiye babivugaho mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ku buryo udashobora kumenya ngo ibi ngibi byagenze gute, ibi byatewe n'iki. Ancani iri tara cyane rero tara, kandi umbwirire bari abantu bavuge gakeya, bari kunsakuriza. Byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye, aho ni sawa, babwire bavuge gakeya. Byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero Gafaranga mu by'ukuri yaje mu rukiko ubona adafite impungenge, kubera ko mu makuru yagiye avugwa, mu makuru yagiye atangazwa hirya no hino, harimo ko Bishop Gafaranga yakusanyije ibimenyetso byose bigaragaza ko ibyo ubushinjacyaha bumushinja atari byo, ariko urukiko narwo rukaba rufite ibimenyetso nabyo bigaragaza ko ibyo Bishop Gafaranga aregwa ari ukuri, kuko nabo bafite ibimenyetso byabyo. Ngo rero hano nahoze numva ikiganiro bakoze mu kanya gatoya cyane, bakoze mu kanya gatoya cyane kuri Kaze TV Rwanda. Aje mbumvishe neza kundi yakwishyura ngo Gafaranga Nyarugenge iriya ntabwo ari yitwa ngo Gafaranga bari na Nyarugenge ngo Gafaranga ntashobora na gatoya kuzakwishyura, ngo ntashobora kwishyura, ngo ntashobora kukwishyura na gatoya. Arangije bari na Nyarugenge, arangije aramubwira ngo zana dosiye yawe yewe ngukurikiranira ikirego cyawe, Gafaranga kwishyure n'iriya nzu niba ngombwa izatezwe cyamunara. Wa mudamu wo hanze ahereza ikirego Gafaranga, ahereza ikirego wa mudamu wa mu diaspora nanone wa miliyoni 7, ahereza ikibazo wa mudamu wa miliyoni 18 wishyuwe na Gafaranga. Akurikirana ikirego ashyiraho umwavoka, bivuga yuko uyu mudamu we yari yiwe amafaranga atari munsi ya miliyoni 5 kuri miliyoni 7. Noneho yego arangije Gafaranga na Murava rero yego baba muri strago yo kwishyura imyenda, kugeza ubwo Gafaranga agurisha rya duka ry'amakositimu mu mujyi. Babyumvise neza, rya duka ntari gihari, urumva. None ubwo ndashaka kukubwira ku cyitwa gahinda gakabije kuri Murava rero. Murava adatabawe vuba, urabyumva neza. Uramutse ubajije Murava ngo kuba mu rugo rwawe no kugufungana na Gafaranga wahitamo iki? Uziko Murava yahitamo gufunganwa na Gafaranga. So bamutangiye ikirego. Banza uramutse ubajije Murava uti kuba wenyine mu rugo rwawe, wabyumvise neza, uti kuba uri mu rugo wenyine Gafaranga mutari kumwe,
urashaka ko bamugusa yakubwira ati jya wahora niho nanjye nawe akwibuka ko Murava mu kiganiro yakoze yavuze ko nta gahinda gakabije afite banza wumve se uyu munsi wa none Murava abaganira na Murava iyo baganire nawe Murava babwira ko uyu munsi wa none aribwo afite agahinda gakabije kuruta ko abantu bavuze mbere bifurize ibyiza hanyuma ibyo nibyo bavuze ariko ndagira ngo twumve amagambo yavuze avuga yuko ngo yahise ataha atasubiye kuri RIB ariko none igitangaje dusangamo bivuga ko atasubiye kuri RIB urumva nimero y'umugenzacyaha wari ufite dosiye yiwe yarayifite nyuma yaho rero ngo amaze urumva nibwo ngo yaje kwiyunga n'umugabo we Habiyaremye Zakariya bamaze kwiyunga rero nyuma y'icyo gihe ngo yaje no kwandikira umugenzacyaha kuri sitasiyo ya RIB Nyamata amwandikira message ivuga yuko ngo nta kibazo gifitanye n'umugabo we ko biyunze ku bintu byose bimeze neza ko ari amahoro nyuma yaho cyakurikiye rero hashize iminsi mike cyane urumva bishyira mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu Habiyaremye Zakariya ngo yaje guhamagarwa n'umugenzacyaha kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata umugenzacyaha amuhamagara ari kumwe na Gafara na Neti Murava nuvuga ngo yahamagaye Gafaranga amubwira ngo ni kuri sitasiyo ya RIB Nyamata twakwifuzaga twari tugukeneye haribyo twifuza ko twaganiraho Neti Murava ngo afata telefone yandikira message umugenzacyaha wari ufite ikirego ciwe na Gafaranga ngo aramubwira ngo ko nakubwiye ko nta kibazo mfitanye n'umugabo wanje kuki mushaka umugabo wanje babyumvise neza ariko redi ikirego cyatanzwe na Neti Murava Neti Murava yaratara nuvuga ngo ntabwo yasubiye kuri RIB ngo yandike urwandiko kansoringe cya kirego agihagarikire ku rwego cyari kigezeho nyuma yaho rero none murimo murabyumva nuvuga ngo abantu bose barimo bakomeza bavuga ngo Neti Murava ngo ntabwo yigeze atanga ikirego ngo Neti Murava ndagira ngo ibi bintu tubyumvikaneho neza Neti Murava gutanga ikirego yaragitanze ariko ukuntu izi nzego bigenda ntabwo ushobora kuzinduka mu gitondo ngo ujye gutanga ikirego hanyuma nugerayo ngo wongere nyuma y'iminota 15 cyangwa 15 cyangwa isaha urumva 15 cyangwa isaha ngo uze kuvuga ngo umugabo wanjye ndamushaka ngo mumufungure ngo mugire muti ibyo bintu ntabwo bibaho nuvuga ngo iyo watanze ikirego bisaba ko wandika urwo rwandiko ukarushyira umugenzacyaha ibyo bintu bigakurikiza amategeko n'amabwiriza bya bintu bavuga ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ntabwo rero Neti Murava ibi bintu yigeze abitekereza ngo avuge ngo ese ko natanze ikirego nkaba nariyunze n'umugabo wanjye ikibazo mfitanye n'umugabo wanjye kikaba cyarakemutse ibi bintu abantu babyumva kubera iki nuvuga ngo we yumvise RIB imuhamagaje akubitwa n'inkuba agwa mu kantu aravuga ati ko narinzi ko ibintu byanjye byarangiye ko narinzi ko ikibazo mfitanye n'umugabo wanjye cyakemutse byagenze bite ko RIB yatumyeho umugabo wanjye nta kindi rero cyabiteye nuko iyo watanze ikirego bisaba ko usubira kugikansoringa ukagenda ku muntu wahaye ikirego ukagira gute ukagikansoringa so rero ntabwo uyu Neti Murava yigeze yibuka kandi ibintu bikonje nibibi ku muntu ufite ikibazo rero ntabwo yigeze agira gute ntabwo yigeze ajya gukansoringa icyo kirego ntabwo yigeze ajya kugikansoringa so rero niba atarigeze ajya kugikansoringa ubugenzacyaha bwo bwagombaga gukomeza gukurikirana ikibureba sibyo rero ibi ngibi ndagira ngo abantu babanze babyumve neza niba Zakariya aka alias Bishop Gafaranga umugore wa Neti Murava yaratanze ikirego nyuma yo gutanga ikirego akaza guhura n'umugabo bakaganira bagakemura ibibazo bafitanye ntabwo bikuyeho ko ubugenzacyaha butagombaga gukomeza kugenza icyo cyaha ntabwo bishoboka ahubwo bwagombaga gukomeza kugenza icyo cyaha
kugeza igihe urwego rw'ubugenzacyaha ruherewe inyandikomvugo, icyo bita inyandikomvugo igaragaza ko uwari watanze ikirego yagikansorinze kubera ABCD. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbwire abagore n'abagabo babana, niba ugiranye ikibazo n'umugore wawe cyangwa ukagirana ikibazo n'umugabo wawe cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese, bagusaba ko ibyo bintu byakemuka binyuze mu nzira z'ibiganiro. Ariko niba byamaze kurenga mukagana inzego z'ubugenzacyaha, ugafata inzira ukajya kuri Rwanda Investigation Bureau, ukajya kuri RIB, bivuze ko ubwo ntabwo mugishoboye kwikemurira ibibazo, ahubwo ibibazo byanyu already bigomba gukemurwa n'iki? N'ubugenzacyaha. Nibyo rero byabaye kuri Annette Murava. Nuvuga ngo Annette Murava ibyo yagombaga gukemura cyangwa se ibyo baganiriyeho we n'umugabo we ntabwo byari bigishoboye gukemurwa, kubera ko habayeho icyo twita hamaze kubaho icyo umuntu yakwita over resistance. Binjira mu nzego z'ubugenzacyaha. Niba rero bamaze kwinjira mu nzego z'ubugenzacyaha, nta kindi cyagombaga kugira gute gukorwa. Noneho ndagira ngo wumve aya magambo kugira ngo n'undi munsi ibi nibikubaho uzamenye uburyo ugomba kubyitwaramo. Bivuga yuko Annette Murava amakuru atubwira yuko ngo yahamagaye umuyobozi wa RIB ku rwego rw'akarere ka Bugesera, amubwira yuko ngo nta kibazo afitanye n'umugabo we, ngo none ko hari umugenzacyaha uhamagaye umugabo we, ati nibyo koko natanze ikirego ariko nta kibazo ngifitanye n'umugabo wanjye. Nyuma yaho rero ngo umuyobozi wa RIB ku rwego rw'akarere ka Bugesera bamwita DCI, ngo yarari mu nama, icyo gihe yarari mu nama, amaze ngo aramubwira ngo yagenda akareba umugenzacyaha ufite dosiye bakabiganira. Annette Murava ngo umugenzacyaha ngo ahamagaye Gafaranga, Annette Murava ngo aramubwira ngo tugiye kuzana n'umugabo wanjye kuko sinshaka umugabo wanjye abazwa, kubera yuko ikibazo twari dufitanye cyararangiye. Annette Murava na Gafaranga ngo Gafaranga yakije imodoka aragenda. Ku itariki 7 hari umuntu bari bafitanye dosiye, hari ideni Gafaranga yari afitiye umudamu umwe ba mu gihugu cyo hanze, ntashatse gutangaza amazina yiwe kuko we biracyane muri process, ariko na mbere yaho hari miliyoni 18 Gafaranga wari ufite midende rya miliyoni 7, hari miliyoni 18. Umugore wakunze kuvugwa mu itangazamakuru keshi wo muri Canada yaregaga Gafaranga miliyoni 50 na zingahe. Urabona ibintu bya Tom Transfer, aho hose ni kuri Tom Transfer, yaregaga Gafaranga ngo miliyoni 50 na zingahe. Nyuma yaho rero ngo bihera mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, bigera kuri urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Gafaranga aza gutsindwa, ariko aza gutsindwa urwo rubanza kuri miliyoni 18. Miliyoni 18 rero urukiko rwisumbuye rwemeza ko azishyura miliyoni 18. Umuhesha w'inkiko w'umwuga rero nibwo yahise ashaka Gafaranga, aramubwira ngo inzu nimutishyura amafaranga vuba inzu yawe iratezwa cyamunara. Gafaranga yakose hasi hejuru ashaka uburyo yakishyura ya mafaranga. Bivugwa yuko ngo Gafaranga icyo gihe yanzu umuhesha w'inkiko ngo yahise ashyirisha yanzu muri Caveat, muri Tambamira. Yahise atambamira yanzu kugira ngo babashe kwishyira ku isoko. Bamaze rero amaze kwitambamira rero Gafaranga yari rukanse yerekeza muri RDB asaba icyangombwa, yasabaga icyangombwa cyo kubaka. Noneho ngo icyangombwa Gafaranga muri iyo minsi amaze kukibona, asaba icyangombwa muri RDB kigaragaza ko nta mwenda afite. RDB yaje kumuha icyangombwa cy'uko nta mwenda afite. Gafaranga yerekeza muri banki yitwa Beka, agezeho gusaba credit kugira ngo yishyure rya deni rya miliyoni 18, ngo asanga inzu irimo Caveat bisobanuye iki rero? Bisobanura ngo inzu barayitambamiye, itambamira ry'intuze mbese yuko iyo nzu idashobora kugurishwa, itatangwaho ingwate. Wa muhesha w'inkiko yari yarayitambamiye. Hanyuma Gafaranga agaragariza banki, iramubaza ngo ko tubona inzu yawe irimo Caveat kubera iki? Gafaranga ati mu by'ukuri dore icyemezo cya RDB, inzu yanjye nta deni irimo. Hanyuma Gafaranga asubira kuri RDB, baravuga bati nta deni tubona ufite, Caveat bayikuramo. Gafaranga asubira kuri banki, asubira na Murava
aha ndagira ngo tugaruke ku kintu cyitwa ko Murava yabujijwe uburenganzira ku mutungo. Babyumvise neza? Murava nureba neza urasanga Murava atarabujijwe uburenganzira ku mutungo kubera ko basaba credit yo kwishyura ayo madeni gafaranga na Murava barasinyanaga. Babyumvise? Hanyuma baragenda ubwo inzu iri muri Cyamunara gafaranga na Murava sinzi abantu bakubise imitwe bafunze imitwe mu hirya no hino babona ngo miliyoni 6 n'ibihumbi 100 baragenda babishyikiriza wa muhesha w'inkiko. Baramubwira bati rero ufashe amafaranga tugiye gushaka miliyoni 11 zisigaye 11,100 asigaye nayo tugiye kuyashakisha tuyazana. Hanyuma ntibyatinze umuhesha w'inkiko w'umwuga yahise akora icyo bita igenagaciro amaze kurikora ngo arikira gafaranga ngo arisinyeho gafaranga ngo bateze Cyamunara yanzu yima yanjye ya gafaranga na Murava. Hanyuma gafaranga aravuga ati none se kamatariki ataragera urashaka gushyira inzu ku isoko kubera iki ko amatariki ataragera ko ndimo ndirukanga ngo shakisha amafaranga. Bivuga yuko gafaranga na Murava bari rukanse mu nshuti n'abavandimwe mu miryango babona amafaranga bashakisha amafaranga itariki yo guteza Cyamunara kuri uwo munsi itariki yo guteza Cyamunara nibwo gafaranga yiri washakisha amafaranga n'umugore we Murava niko bivugwa. Hanyuma ngo bayabona nka 3 z'ijoro bamaze kuyabona nka 3 z'ijoro Cyamunara izaba ku munsi w'ejo nuvuga ngo 7 z'uwo munsi umuhesha w'inkiko yari guhita ashyiramo ko Cyamunara itangiye buriya ngo Cyamunara itangira 7 z'ijoro abantu bagatangira kubetinga. Hanyuma bahageze ngo 3 z'ijoro berekeje ku muhesha w'inkiko baramubwira bati ya mafaranga miliyoni 11,100 yaburaga turayazanye. Umuhesha w'inkiko arababwira ngo ntabwo bishoboka ngo amasaha yo gutanga yo guteza Cyamunara arabura dore harabura amasaha ubu ni saa 4 ubu ni saa 3 haburaga amasaha 2 saa 6 zuzuye turahita dushyira Cyamunara muri systeme. Gafaranga ati none se murashyira Cyamunara muri systeme ko amafaranga mwishyuza ari miliyoni 11 n'amafaranga 100 kubera iki mushyira inzu yanjye muri systeme kandi mbazaniye amafaranga. Umuhesha w'inkiko w'umwuga abwira Gafaranga na Murava ngo nimutava muri ofisi yanjye ndahamagara polisi ibatware. Gafaranga asubiza ijambo rivuga ngo ayo makuru Gafaranga agasubiza ijambo rivuga ngo ntabwo bishoboka bibaye byiza ugahamagara polisi ikaza hano twayibaza uburyo tuza kwishyura ideni hanyuma ukagakwakira ubwishyu. Wabyumvise? Nose uwo mugore washaka guteza Cyamunara ni wa mugore wamubwiye ngo ndashaka ko iyi nzu uri kubaka uribuka umugore bavuga yuko washakaga ko Gafaranga azamugira umugore ndamwibuka wo muri Canada. Wabyumvise? Uwo mudamu wo muri Canada rero wa miliyoni 18 w'intego ye kwari ukugira ngo inzu ya Gafaranga ijye ku isoko ayigure muri Cyamunara n'amafaranga we yamaze kuyohereza mu Rwanda. Yari yarijeje Gafaranga kazaba musaza we kuko Gafaranga nta muryango afite. Wibaze mushiki w'umuntu ushaka guhenura mu gihe umusaza we mushiki w'umuntu ushaka kurundura umugabo n'umugore ariko none uyu mudamu uvuga yuko ngo atigeze yishimira Murava n'umunsi n'umwe mushiki we yanze kura mu kazi. Wabyumvise? Noneho ngo bigeze saa 5:00 umugore ngo abura uko abigenza yakira ya mafaranga ngo arabanza avugana na wa mugore muri Canada aramubwira ngo nta kundi ngo pfa kuyakira ngo ariko ni hahandi tuzaribanwa na Gafaranga ngo mpaka tuzagira nayo. Reka tugaruke kuri uno munsi ngira ngo ku rubanza bwa mbere aha rero ni ibintu wumva ko birimo icyo bita amanyanga adasobanutse. Urumva niba umuntu arimo umwenda ariko nanone tugaruke kuri iki kintu kandi iki kintu rwose iki kintu njya nkunda kukivuga ugasanga umuntu ari aho ngaho ngo ngewe ngo nzarongora ngo umukobwa ngo wo mu diaspora ngo iki mana yanjye niba uzanamurongora irinde kurya amafaranga ye iyo gahunda itaragerwaho kubera ko rega nawe ariya mafaranga nawe aba yamuvunnye nawe aba yayahiza yizwa imbere y'urukiko babonye ibyo Murava yishe. Uretse aho sindasoza wa mudamu amaze kwishyurwa miliyoni 18 hari undi mudamu wahise nanone uboneka nawe wo hanze wa miliyoni 7 nawe ikibazo cye kijyanye na Tom transfer. Hanyuma wa mudamu wa miliyoni 18 wo muri Canada ashaka wa wundi wa miliyoni 7 aramubwira ngo Gafaranga nta kundi yakwishyura. Urumva
ngo gafaranga nabi Nyarugenge iriya ntabwo ari irirwa ngo gafaranga bari nabi Nyarugenge ngo gafaranga ntashobora na gatoya kuzakwishyura ngo ntashobora kwishyura ngo ntashobora kukwishyura na gatoya arangije bari nabi Nyarugenge arangije aramubwira ngo zana dosiye yawe yewe ngukurikiranira ikirego cyawe gafaranga kwishyure n'iriya nzu niba ngombwa izatezwe cyamunara wa mudamu wo hanze ahereza ikirego gafara ahereza ikirego wa mudamu wa mu diaspora nanone wa miliyoni 7 ahereza ikibazo wa mudamu wa miliyoni 18 wishyuwe na gafaranga akurikirana ikirego ashyiraho umwavoka bivuga yuko uyu mudamu we yari yiwe amafaranga atari munsi ya miliyoni 5 kuri miliyoni 7 noneho yego hari izindi eshanu gafaranga na ni Pastor Claude kabisa baba muri struggle yo kwishyura imyenda kugeza ubwo gafaranga agurisha rya duka ry'amakositimu mu mujyi babyumvise neza rya duka ntari gihari urumva none ubwo ndashaka kukubwira ku cyitwa gahinda gakabije kuri Murava rero Murava adatabawe vuba urabyumva neza uramutse ubajije Murava ngo kuba mu rugo rwawe no kugufungana na gafaranga wahitamo iki uziko Murava yahitamo gufunganwa na gafaranga nuzo bamutangiye ikirego baza uramutse ubajije Murava uti kuba wenyine mu rugo rwawe wabyumvise neza uti kuba uri mu rugo wenyine gafaranga mutari kumwe yego urashaka ko bamugusa yakubwira ati jya waho ari niho nanjye nawe akwibuka ko Murava mu kiganiro yakoze yavuze ko nta gahinda gakabije afite baza wumve se uyu munsi wa none Murava abaganira na Murava iyo baganire nawe Murava babwira ko uyu munsi wa none aribwo afite agahinda gakabije kuruta ko abantu bavuze mbere icyo kintu wacyumvise neza yego wabyumvise neza Murava afite agahinda gakabije uyu munsi wa none kuruta kavuzwe muri ribu kuruta n'akavuzwe mu rukiko mbere kubera yuko baza wumve Murava yego ku itariki 7 gafaranga aribwo yatabwaga muri yombi hari umuntu wagombaga gusinyirwa ikibanza gafaranga na Murava bagombaga gusinyira wa muntu wa miliyoni 7 zari zaje kuba miliyoni 10 yari yabatsinze mu rukiko ziba miliyoni 10 gafaranga rero yari afite ikibanza imayagi hirya yaho bita ku Gacinjiro icyo kibanza urabona uturuka i Nyamata werekeza igako ni muri aka kaboko ka hano gutya ni ibumoso urabona ko gafaranga ni gutya iyo urimo uragikako kwa gafaranga ni iburyo iyo ujya cyangwa se zagako iyo ugikako ni iburyo kwa gafaranga none icyo kibanza cyo kiri ibumoso urenze mu Biryogo ukarega n'Agacinjiro aho rero ni ikibanza gafaranga yari afite ngo kinini cyane yagombaga guha wa mudamu wa miliyoni 7 bakarangizanya uwo munsi rero bamufunga na abantu batatu urumuna w'umudamu wo hanze na mama wiwe na musaza wiwe bari kuri ribi Nyamata baje kugira ngo bakore mitasiyo na gafaranga na Murava wabyumvise neza ibi ni ibimenyetso ngewe nifitiye ngewe ubwaki hanyuma gafaranga ubwo yarari muri bari mwibazwa Murava we yaravuga ngo ategereje umugabo wiwe abantu twese twibajije ni gute umugore afungisha umugabo akamugemurira akabuza abantu kumusura akaba ari umusura wenyine akaba ari umushakira umwavoka kubera iki ibintu bishoboka bite wabyumvise neza ariko icyabiteye gafaranga yari afite ngabanzi benshi bari no kumurogera mu biryo bamugemuriye kubera ko gafaranga afite icyemezo cyo kwa muganga ararwara we yemerewe kugemurirwa wabyumvise neza afite icyemezo cya muganga cy'uko arwara mu nda yemerewe kugemurirwa bya bindi byo kuwa gatandatu abantu bagura ji basurisha ji bagasurisha amazi ibiki byose buri kimwe cyose gafaranga n'umugore Murava babyumvikanyeho bavuga yuko nta bantu bemerewe kumusura batanyuze kuri Murava yaba ari amata wagura yaba ari isukari wagura cyaba ari igiki wagura umuntu utaranyuraga kuri Murava wese ntabwo yari yemerewe gusura gafaranga nicyo cyabiteye rero sasa nose bishatse ko ni inshuti zamusubiri baza wumve mu nshuti ziwe inshuti zaje guhinduka wabyumvise neza bamwe mu nshuti none se Chita si inshuti ni inshuti si inshuti Chita ni inshuti ngewe nk'uyu munsi nibereye mu biganiro urabyumva neza by'ubushuti wabishyize ku ruhande ntabwo gafaranga ari inshuti yanjye baza wumve se gafaranga ni umunyarwanda twarahuraga tugasuhuzanya na fanta twari guhura tukagira ariko umuntu aba inshuti n'undi ryari igihe wageze mu rugo rw'umuntu nawe akagera iwawe wabyumvise neza uwo muntu muri inshuti
ariko hari uguhura umuntu nk'umugabo uri inshuti akwibuka ko mwazaga mujyana no kota nyine sauna none se guhurira muri sauna banza guhurira muri sauna yari agafaranga urabyumva neza yari hoteli yiwe aho bahuriraga none se guhura tukaga nyine nibyo ndimo nakubwiye urumva agafaranga jewe ntabwo twari inshuti nsimbitse nkuko ari inshuti na Sabe nkuko ari inshuti na Chita ariko Sabe amakuru ufite Sabe kwisonga yubahwa naho Chita oya Chita ntabwo yemewe Chita ntabwo yemewe kandi akibaza umuntu niwe muntu banza wumve none se abanyarwanda bakurikiranye ikiganiro Chita yakoze avuye gusura agafaranga inyamata yavuze ngo ikiri mu byibuka yaravuze ngo umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yafunguza yatuma agafaranga ava hehe muri RIB ni umuntu bita Anite Murava iryo jambo yavuze rero ubwaryo iryo jambo yavuze ubwaryo ntabwo rikijijwe sibyo kwako niwe muntu ubwo rero ni byinshi biba bigenda bivugwa ariko icyo nashaka kubabwira icyo nashaka kubumvisha hano hanze bari kugenda bavuga ibintu byinshi kandi abanyarwanda baravuga ngo utakubonye nta kubara niba wamaze kwiha abantu bazakota menya inshuti ufite menya abantu mugendana hindura inshuti ufite hindura abantu mubana ababishoboye dusengera abavandimwe bacu bari mu kaga iyi ni Imena TV show nkwibutse ko kuri Green World Corner niho hantu honyine ushobora kujya ukaryoherwa ukabona ifi nziza inkoko nziza n'ibindi byose byiza bijyanye na serivisi nziza duhamagare kuri 0788379061 tubane nawe umunsi ku munsi nitwaye Imena Gitero Moses ntibagirwe gukora subscribe share na comment ushyigikire Imena family Imana ibahe umugisha.